Reka nongere mbifurize umunsi mwiza mwebwe bakunzi ba subscribe wa Telefix TV. Iyi niyo sheni ya mbere YouTube igenda kugezaho amakuru abagiye atandukanye abagenda avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho, tukagenda tuhakubera umunsi ku munsi tugenda tukubwira byinshi babigenda bivugwa hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda muri rusange. Uyu munsi tuzi neza ko Perezida wa Repubulika ari mu nama muri Congo Brazzaville, ariko hari ubutumwa yashyize ku rubuga rwe avuga ko atunguwe na ribu. Reka tuze turebe ese yatunguwe na ribu gute. Turaza turebe byinshi bitandukanye. Icyo usabwa wowe no gukanda subscribe kugira ngo ubanze umenye byinshi bitandukanye, ndetse kandi no kurakuzogera kugira ngo ukomeze ubane natwe, uzajya ubona notifications z'inkuru zacu. Iyi rero ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com, bagize bati Perezida Kagame yijeje gukurikirana ikibazo cy'umukobwa ushinja umukoreshawe kumukubita. Ariko mu butumwa Perezida nyine yaje kwandika harimo ko yaba yavuze ko yatunguwe no kuba haribu itarakurikirana icyo kibazo. Reka tuze turebe ubutumwa bwose yashyize kuri Twitter, turebe inkuru muri rusange. Banza kandi subscribe ukomeze ubane natwe. Twese cyane. Perezida Paul Kagame yijeje gukurikirana ikibazo cy'umukobwa witwa Kamali DIANE uherutse gutangaza ko yakubitiwe mu ruhame akanatukwa na Dr Francis Habumugisha, umushoramari akaba na nyiri Goodridge televiziyo. Mu ntangiriro za Nzeri 2019 nibwo Kamali yanditse kuri Twitter ubutumwa buherekejwe n'amashusho yafashwe na kamera yo mu nyubako avuga ko Dr Habumugisha yamukubitiyemo mu ruhame, abimenyesha urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ariko ngo hashize amezi 2 atarahanwa. Nyuma yo kumara amezi 2 atarabona ubufasha nk'uko yabitangaje, Kamali yongeye kwifashisha urukuta rwe rwa Twitter ashyiraho ubutumwa agaragaza ko amenyesha inzego zitandukanye zirimo n'umukuru w'igihugu. Mu gusubiza uyu mukobwa, umukuru w'igihugu yagize ati turabikurikirana tumenye icyabaye tunafate imyanzuro ya ngombwa. Biratunguranye niba ribu yaramenyeshejwe, ni gute itakoze byagagombye gukorwa. Mu butumwa bwe uyu mukobwa bugaragara ku ifoto rwose biragaragara ko yareze ku wa 16 z'ukwezi kwa karindwi, avuga ko yabimenyesheje ribu ngo hashize amezi 2 atarahanwa. Ese kuba umuntu afite amafaranga ngo anaziranye n'abayobozi bakomeye bimwemerera guhohotera ntahanwe? Yabitwitinze, atwitinga First Lady, atwitinga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse na Village Urugwiro. Nyakubahwa mu kumusubiza nyine yahise agira ati we shall follow it up and get to know what exactly happened and take necessary action. Surprised if RIB was informed how they did not do what was required. Ubwo ni ubutumwa rero Perezida wa Repubulika yahise amusubiza. Mu mpera z'icyumweru gishize ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangarije igihe ko bwamaze kwakira dosiye ya Dr Habumugisha ndetse yatangiye gukurikiranwa kuri iki cyaha ashinjwa cyo gukubita umuntu mu ruhame. Icyo gihe umushinjacyaha mukuru w'umutanganwa Jean Bosco yagize ati gukubita umuntu mu ruhame harimo no kumutesha agaciro kandi bihabanye n'umuco wacu ndetse n'ingeso mbi. Yakomeje anagira ati amategeko abereyeho gukosora abantu bitwara batyo kugira ngo uwakorewe icyaha agirire icyizere ubutabera, kuko bugomba kumurengera bumusubiza icyubahiro mu gihe uwakoze icyo cyaha akurikiranywe. Kubaza ibyo wakoze ni imwe mu nkingi zikomeye igihugu cyacu cyubakiyeho. Kamali uherutse kubwira igihe ko ari amashusho yashyizwe kuri Twitter yafashwe ku wa 16 Nyakanga 2019 ubwo bari mu nama mu nyubako ya M Plaza aho Goodridge TV ikorera. Icyo gihe ngo umukobwa bakorana yarimo avuga ku makosa y'abayobozi barimo Dr Francis. Uyu mugabo akeka ko Kamali ari gufata amashusho akoresheje telefone, niko guhaguruka amwuka inabi. Ati twari kumwe mu nama n'abandi, arahaguruka anyambura telefone ankubita urushyi arananuka. Yatekereje ko nari ndimo gufata amashusho. Kamali avuga ko ikibazo cye kirimo gukurikiranwa kandi icyo yifuza ari guhabwa ubutabera. Kwa kane w'icyumweru gishize nibwo Dr Francis Habumugisha yatawe muri yombi. Dosiye ye ishyikirizwa ubushinjacyaha ku munsi ukurikiyeho, aho akurikiranyweho icyaha cyo gutuka no gukubita umuntu mu ruhame. Igihe iki cyaha kiramutse kimuhamye, ingingo y'121 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ubishaka ukomeretsa undi, umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha
iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Iyo icyaha cyakorewe umwana, umubyeyi, uwo bashyingiranye cyangwa se umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye ku mubiri cyangwa mu bwenge, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 8 hazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Ubu rero ni ubutumwa uyu mukobwa yohereje ku ndabona ari ku itariki 5 yagize ati nakubitiwe mu ruhame n'umugabo witwa Dr Francis Goodrich TV ku wa 16 z'ukwa 7 2019 bimenyesha RIB hashize amezi 2 atarahanwa. Ubwo rero ni ubutumwa uyu mukobwa yakomeje nyine kugenda ashyiraho ndetse yanashyizeho n'amashusho. Ibi rero ni mu gihe mu minsi ishize ndetse ubushinjacyaha bwavuze ko abantu bakorerwa ihohoterwa babigiramo ubushake bwo kutabona ubutabera ndetse bikaba byarasubiyemo na RIB kuko ngo hari ubwo babiceceka cyangwa se ntibabivugire igihe. Ibyo rero ni byatangajwe ndetse Perezida wa Repubulika akaba yamwijeje gukurikirana iki kibazo kiwe niba koko RIB ntacyo yagikozeho. Ngayo nguko komeza bane na Telefix TV aho uzajya umenya byinshi bitandukanye bigenda bivugwa hano mu Rwanda. Tuba tukugezaho inkuru zitandukanye za politiki, ubuzima, uburezi, ubukungu n'imikino ndetse n'imyidagaduro. Tuba tugenda tuvuga ku bikorerwa mu Rwanda, mu akarere u Rwanda ruherereyemo ndetse no hanze yaho ndetse no ku isi muri rusange. Tuba tugenda tubakubera 5 kuri 5 ubana natwe.